Wow. Ni ukuvuga ngo hari n'indirimbo z'ikinyarwanda ujya ureba ukazikunda. Ni uwuhe muhanzi wo mu Rwanda ukunda? Platini, you are my favorite. Nicaye mu modoka mara nk'iminota 10-15 ndi kureba ukuntu meze numva n'amarira ndi no kurira njya ku kazi ndi kurira nkora ndi kurira ndi stress ukuntu urumva mwaza kubyumvira mu bitotsi kwe mwashiguga mwasaba umwana yarize yahogoye nicyo nashimira n'umugabo wanjye yambaye hafi mu bintu byose hagati yanjye n'umwana wanjye nawe amba hafi. Turabakiriye nanone tubahaye ikaze hano kuri kamera zacu za Cinek TV. Ikaze bakunzi, ni ukuri twongere tuganire. Ni Clementina. Uyu munsi muri bwibaze muti Clementina bite kundi twari tumubona kuri kamera gute ari inyuma ya kamera. Impamvu ndi inyuma ya kamera rero no kwa ko imbere yanyu nabazaniye cyangwa se twakiriye umudamu cyangwa se umukobwa ari buze kubibwira mwiza cyane kugira ngo atuganirize. Niba mubyibuka neza muri za topics nagiye mbabwira tuzatugenda tuganiraho, harimo uko tuzatugenda duhamagara dutumira abantu tukabaganiriza bakatuganiriza ku buzima butandukanye bwa hano n'imibereho ya hano na experience y'ubuzima bageze muri iki gihugu. Turabakiriye rero, ni ukuri nimutera agatebe tubane. Turakwakiriye wa mudamu mwiza wicaye imbere yacu kuri izi kamera zacu. Nagira ngo wivuge amazina yawe abantu bamenye ninde se ugiye kubaganiriza. Ni karibu. Thank you, murakoze kuri Cinek TV. Njyewe nitwa Assumpta Ishimwe, ndi umunyarwanda, nkaba ndi umumama w'umwana umwe, nkaba ndi mariye ku mugabo. Uri mariye ku mugabo umwe kuri babiri? Numvishe ngo hari abajya bimariya kuri babiri. Muri Kenya ngo hari uwimariye kuri babiri. Wasanga nawe wenda wari mariye kuri babiri cyangwa na batatu, nta wamenya. Wapi aho naho nari nageze ndi mariye ku mugabo umwe. Oh wow, that's nice. Assumpta, turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Abakunzi bacu kandi ndabizi ko bari bukwishimire. Nagira ngo nkubaze bimwe mu byo nateguye kukubaza. Harimo ese ugera muri iki gihugu cya Amerika waje ungana gute kugira ngo tubashe kumenya experience wahagiriye mu gihe wari ugeze hano, cyangwa se waranahavukiye? Simbizi. Wapi ntabwo nahavukiye, ariko nageze muri Amerika hano nyiri mutoya cyane. Mama zigiye kirekire muri make. Okay, ni ukuvuga rero yuko niba warahageze uri mutoya, kuba nakubaza ku buzima bwaho kugereranya n'ubw'iwacu muri Afurika bishobora kugorana. Ndakeka buriya experience nini ufite ni iya hano, which is good. Ubwo utahuye na challenge, kubera ko nagiye nganira n'abantu benshi nkasanga baragiye bakubitika kugira ngo babashe kwihuza cyangwa se kwisanisha n'ubuzima bwa hano. Umaje gukura, umaje kwigira hejuru, umaje kuba inkumi, tubwire nk'inkumi, nk'umukobwa w'inkumi ukuriye hano muri Amerika, challenge wahuye nazo nizihe? Kuba uri umunyarwandakazi ariko urumva ukuriye hano, mu by'ukuri urumva n'imico hari myinshi ujya hano wagiye wiga. Byakugoye bite kubihuza nuko ukomoka mu miryango y'abanyarwanda na famiye zawe? Tubwire imico muri rusange, imico yaho imeze ite wigereranyije n'iyo wagiye wumva uko iwacu hameze, cyangwa se nuko ababyeyi bawe b'abanyarwanda bifuzaga kugenda mu muco wabo kandi mu by'ukuri warakuriye hano?
murakoze. Mu muco umuco w'ikinyarwanda n'umuco w'inaha biratandukanye, completely different, biratandukanye. Kuba nkuriye hano naciye muri byinshi ariko kuba ndi umunyarwanda nkaba nkuriye hagati y'ababyeyi b'abanyarwanda ntabwo umuco wanjye nawutaye ku buryo muri make kubera umuco wa kinyarwanda burya uranga umunyarwanda aho ava akagera hose. So nize mu mashuri y'abanyamerika hano, niganye n'abantu batandukanye, nubwo ari abanyamerika gusa, hari abacayina, hari abantu batandukanye b'ibihugu bitandukanye muri Amerika, ariko muri make na focusinze njyewe kureba ku muco wa kinyarwanda bitewe n'ababyeyi banjye. Wow, that's nice. Hari n'ikindi kintu cyantangaje, n'ikinyarwanda uracyakivuga rwose neza, umuntu akabyumva. Twese cyagiye gipfa ukuntu, ariko ndumva icyawe kikimeze neza nkurikije abo njya numva ngo baza bahamara ukwezi basubira muri Afurika ugasanga ngo ikinyarwanda barakibagiwe. Wowe nkurikije igihe wahamaze, kuba warahakuriye, waraje muto ukahakurira, ikinyarwanda ndumva ukikivuga neza. Ni iki cyagufashije kugira ngo ikinyarwanda ukivuge neza kandi we kukibagirwa? Ikintu cyamfashije cyane burya kureba YouTube ni ikintu cyiza cyane. Ndeba ibintu bitandukanye by'abanyarwanda bitandukanye kandi nigaho byinshi cyane cyane nk'indirimbo za kinyarwanda ziradufasha cyane kumenya ikinyarwanda. Rero niho nakomeje kwigira kuri noza YouTube, ngira ku indirimbo zitandukanye, ndeba amamuvi atandukanye. Niyo mpamvu kandi mu rugo iwacu tuvuga ikinyarwanda, ntabwo twavugaga icyongereza. Niyo mpamvu rero nakomeje gukomeza kwinjira mu kinyarwanda, nkaba ndi kubuildinga, nkaba ikinyarwanda cyanjye kirimo Dani umuntu wundi uwo ari we wese. Wow. Ni ukuvuga ngo hari n'indirimbo z'ikinyarwanda ujya ureba ukazikunda. N'uwuhe muhanzi wo mu Rwanda ukunda? Platini, you are my favorite. Platini rero aho uri hose, you are my favorite. Hano ufite umuntu rwose ugufana, umufana wawe hano. Niyo ndirimbo y'ukunda? Ayo kari nyinshira. Muri rusange ukunda indirimbo ze zose? Nkunda indirimbo ze zose. Noneho hari yasohoye yicaye n'akana, iriya ndirimbo nahise ngira video yanjye n'umuhungu wanjye nanjye. Ku mutima? Ku mutima nahise nyishyiraho. Wow. Ubwo urumva rero Platini turi kumwe, ndi support yawe. Alright. Ikindi nashaka kukubaza, turi kuganira cyangwa se n'ibyo ubwiye abakunzi ba Senek TV, utubwiye kuri umumama ufite n'umwana umwe. Tubwira experience wagize kubyarira hano muri Amerika, kandi ari nabwo bwa mbere ugiye kubyara kure y'imiryango, kuko ndabizi neza ko akenshi hano ntabwo tuba turi kumwe n'imiryango ihagije. Ushobora gusanga hari 2 3, ariko ntabwo bisa nk'uko tuba tumeze iyo turi muri Afurika, imiryango iri hirya no hino. Mbwira experience yo kubyarira muri Amerika udafite imiryango ihagije yo kukuba hafi. Yewe wowe, kino kintu mbajije, thank you, kirafasha abantu kandi nanjye ni byiza kubona ukimbajije. Okay, kubona nabyariye muri Amerika ni njyewe n'umugabo wanjye, twari turi kumwe twese, niho twari tukinjira mariye. So byaratugoye, biratugora, ariko tugira aho tubihanduringa. Urabona muri Afurika umuntu akura ari hafi ya famille zitandukanye, zaba auntie, aba uncle, aba grandma, ariko hano muri Amerika muri make biba bitandukanye. Nubwo rero nari mfite abasista banjye bari hirya kure, njye nabaga mu state ya Kentucky, ariko abo babaga kure yanjye. Urumva kongeraho byari ibintu bigoye muri make, ariko kubishoboka byose nubwo bangezeho mu gihe kitari kirekire kandi kitari na gitoya, ariko babashe kongeraho. None mbyaye ndi mu rugo, n'icyo nashimira n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye yambaye hafi mu bintu byose hagati yanjye n'umwana wanjye, nawe amba hafi. Yakoraga ijoro, njyewe ubwo urumva nari ndi mu rugo n'uruhinja. Urumva rero yamfashaga mu kanya gatoya ka kumanywa, urumva abyutse ko yakoraga ijoro, ubundi yarangiza mu masaa 9 akajya mu kazi, agataha saa 8 z'ijoro.
ni ukuvuga ngo twa kundi muri Afurika umubyeyi abyara akaba afite abamwigisha ngo dore umwana iyo turi kumukarabya bigenda gutya, dore iyo turi kumwonsa bigenda gutya, kuko nabonye iyo umuntu abyaye bwa mbere no kumenya uburyo yonsa umwana nabyo usanga harimo challenge nyinshi. Ninde waba yarakubaye hafi nibura akaguha uwo murongo kugira nibura ibindi bijye bigenda byuzurira ariko nibura wamenye itangiriro? Umuntu nashimira umudamu witwa Peace. Ni umudamu twari duhuye yitwa Uwineza Peace, twari duhuriye muri state ya Kentucky. Niwe mudamu wambaye hafi, n'ubu ngubu ndacyamushimira, niyo ndyamye niyo nabona umwana wanjye navuga ati Peace is your auntie, Peace is your mom, second mom, kubera niwe wambaye hafi, niwe wanyigisha ukuntu bafata umwana bamwonsa, niwe wabashije kunyereka n'ukuntu bakarabya umwana. Ntabwo muri vraiment yambaga hafi igihe cyose, kubera yabaga nawe afite akazi ko gukora. Yazaga mu kanya gatoya akamfasha akanansetsa muri make, ko urumva no kwicara mu nzu uyu munsi wose nta muntu ufite ukugeraho, depression nayo irimo. Wow, none se ko tubwiye ko umugabo yakoraga ijoro, ubwo nko mu ijoro iyo umwana yabaga arize wabigenza gute? Kubera ko njye nka experience mfite, ngiye ku giti cyanjye nkibyara bwa mbere hari igihe umwana yariraga pe, akarira ugasanga abandi bantu nibo bari kunkomangira bambwira ngo ko umwana ari kurira, ngiye numva wagira ngo ni nk'akaradiyo kari kuririra hirya ahubwo kari kunsinziriza. Wowe mbwira iryo joro ryabaga rimeze rite? Iryo joro ryabaga, navuga se ko ryabaga rimeze gute? Hari igihe naryamaga nkibagirwa ko mfite n'umwana, urumva ari bwo bwa mbere, niwe mwana wa mbere. Hari igihe naryamaga nkibagirwa ko n'umwana ndyamye iruhande, urumva mwaza kubyumvira mu bitotsi kwe, nkashiguka nkasaba umwana yarize yahogoye. Urumva rero guhaguruka ku gitanda ariwe ukibyara, urumva byantwaraga n'inuza nk'iminota kugira ngo mbyuke, urumva kugira ngo mufate mukorera amata cyangwa umunsi, urumva ni ibintu vraiment byangoye cyane. Ariko umugabo yabaga ari hafi, wenda yatashye mu masaa 8 z'ijoro yatashye, nkajya kubona arankomanza arambwira ati umwana ari kurira, ubundi akahaguruka akagenda akamuzanira, vraiment niko kabi, akamunzanira ubundi nkamwosa, ubundi aza tukaryama. Ariko umugabo wanjye kweri yaramfashije. Ni yubawe kabisa, ahantu ari turamushimiye, nawe turizera ko hari igihe azemera kutuganiza nawe akatubwira iyo experience yagize. Ikindi kintu nagira ngo nkubaze, akenshi usanga iyo umuntu yabyaye, urabona iriya process yo gutwita ari amezi 9, igihe kikagera umuntu akabyara uriya mwana akamuzana ku isi, agaca muri buriya bubabare bungana kuriya, noneho agiye kumurera ari wenyine, ntafite nyirakuru hafi, ntafite nyina hafi, ntafite wenda n'abavandimwe hafi, cyangwa se n'ababashije kuboneka babonetse gake cyane gashoboka. Mu mutwe mental health gute? Dugira depression, urumva ari umugabo agira depression, ari umugore akagira depression, kubera muri ubuzi buratandukanye, urumva. Kandi nawe kwa kundi uba wabyaye ku kazi baba baraguhaye igihe cyo gusubira mu kazi, urumva. Rero umwana muri make icyo gihe amaje kwigira hejuru, nyine igihe cyanjye kirangiye cyo kuba mu rugo ngomba gusubira mu kazi, twashatse day care. Icyo kintu nicyo nashaka kukubaza. Nanjye mfite abana, ikibazo cya day care ni ikibazo abantu benshi gikunda kubagora, cyane cyane nk'amafamiye aturuka muri Afurika, bitewe n'uko akenshi famiye zo muri Afurika iyo zibyaye abana turabahererekanya tukabirerera, usanga day care atari kenshi muri Afurika. Ariko ahangaha naje gusanga umuntu yabyaye, hari igihe ubyara ku kazi, biterwa no ku kazi wanyu igihe baguha. Hari umuntu ubyara ku kazi baramubwira ati kuva igihe wabyariye ufite ibyumweru 8 cyangwa se ufite ibyumweru 6, hariho n'abatanga n'amezi 2, 3, 6. Ariko nigeze kubona abajyana muri day care abana bafite ibyumweru 8. Uwawe wamujyanye muri day care afite igihe kingana iki? Njyewe muri day care namujyanye after 6 weeks, kwa njyewe nabyaye neza, nabyaye batambaze, urumva ku kazi ni 6 weeks bamaye yo kuba ndi mu rugo. Rero after 6 weeks icyo gihe niho njye n'umugabo twicaye hasi decidinga ko twamujyana
kumva ko twamujyana muri daycare bitewe n'uko amaschedule yacu ameze. Oh, wow. 6 weeks umwana w'uruhinja ufite ibyumweru umujyana muri daycare, wumva kumeze ute mu mutwe? Urabo we narahungabanye. Tubwire ku munsi wa mbere umufata ukamushyira mu biganza by'abantu utazi, ukinjira mu modoka ugakubitamo urufunguzo ukajya ku kazi. Tubwire uwo munsi wawe ukuntu wiriwe umeze. Uwo munsi wa mbere naramubahereje, ariko byananiye guhagurutsa imodoka kugira ngo mve aho ngaho kuri daycare nje mu kazi. Byantwaye amasaha n'iminota kugira ngo ngere, kandi narindi kuri time ku isaha kugira ngo nsinye ku kazi nakererewe. Nicaye mu modoka mara nk'iminota 10-15 ndi kureba ukuntu meze, numva n'amarira, ndi no kurira. Njya ku kazi ndi kurira, nkora ndi kurira, ndi stress ukuntu telefone aho ngaho kuri daycare mbabaza uko ameze, bakambwira ati ameze neza. Bamara kumbwira ngo ameze neza, ubwo nase nyine ubwo ngubwo ndi bari kumbaza ati umwana ameze ate. Bamubwira ati ye umwana ameze neza, ati niko bari kumbwira. Nawe mumva muri make yari yahangayitse, naye nahangayitse. Ni stress, habamo stress na challenging zitandukanye cyane iyo ari ubwa mbere. Wow. Iki kibazo cya daycare kiragora, kubera ko nanjye ndi umwe mu bantu daycare igora, no kugeza no kuri uyu munsi. Njyeweho uwo munsi narasibye, nararize, no kugenda birananira, mparika inyuma ya daycare ndahirirwa. Amasaha ageze yo kumufata ndamufata, bazi ko mvuye ku kazi, ariko mu by'ukuri ntaho nari nagiye. Ahubwo wowe urakomeye. Wow. So ubuzima bwa hano muri makeya ntago bworoshye. Ni igiki wabwira abantu baba bafite gahunda wenda yo kwimukira muri Amerika cyangwa se babiteganya? Muri makeya, uvuze mu magambo makeya, ni igiki wababwira bategura mu mitwe yabo mu gihe baje hano? Ikintu mwategura inshuti bagenzi, ikintu mwategura mu mutwe wanyu ni mugera inaha muri Amerika. Ubuzima ntago bworoshye. Muzagira stress, muzagira depression, ariko biterwa na none ukuntu umuntu azihandoringa. Hari abarwara depression bakajya ku miti, hari n'abazirwara bakazihandoringa bonye bitewe n'uko ikibazo cyakiriye. Ariko muri make ntago byoroshye. Ni igiki wabwira abanyarwanda cyangwa se abumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hano muri Amerika mu gihe babonye abantu bashyashya baje hano muri iki gihugu? Ni igiki wababwira? Dukora iki twebwe tuhamaze igihe mu gihe tubonye bagenzi bacu baje hano batugana? Umwanjye nk'ibyo naciyemo, mbonye nk'umumama naba mbonye ukigera hano muri Amerika bitewe na experience nagize. Njyewe ni ku bwanjye namwegera, nkamuba hafi, nkamwigisha. Ntabwo ari ukumwigisha byinshi kuko yambizi, hoya, hari na byinshi abazi, ariko abazi byinshi byo muri Afurika atazi ibyahano. Ariko namwigisha, nkamwereka uko ubuzima bwa hano muri Amerika bumeze, nkamwegera kugira ngo atazajya no depression. Nk'uko nabivuze, hari benshi barwara depression bakayihandoringa, hari n'abatabishobora kuyihandoringa. Ariko njye namwegera, nkamuba hafi, niyo nazajya mugeraho mu kanya gatoya, ariko nkagera nkareba, nkamusetsa, nkamutera story agaseka. Muri make gusetsa umuntu bituma depression, stress zigenda. Wow, that's nice of you. Murabyumva rero abakunzi bacu ba Synek TV, Assumpta arimo aragira inama abantu bari hano mwahageze mbere, muhamaze igihe, kuzajya mwegera abaje babagana bakigera muri iki gihugu, kugira ngo mubereke inzira, kugira ngo experience y'ubuzima izabe nziza, ye kuzabagora. Tuvuge umuntu arabyaye nk'uko nguko Assumpta avuze, yabyaye ari kumwe n'umugabo gusa, ari mu nzu, akaba ari mu nzu wenyine, mu ijoro akaba ari mu rugo wenyine. Nukuri reka tubegere, tubereke tubereke itangiriro, tubabe hafi, tubaganirize, tubamare stress, kugira ngo ubuzima nabo buborohere. Ikindi kintu nashaka kukubaza, bijya bivugwa, abantu benshi bakunda kuvuga ngo ingo zo muri diaspora ntago zemera. Wowe wakoze iki, wabishobojwe n'iki kugira ngo wowe n'umufasha wawe mube mukiri kumwe?
biterwa n'uko umuntu ameze, nk'uko n'umugabo wawe uko mumeze, urumva n'uko mwarezwe, urumva hari bamwe njye hagati yanjye nawe turavugana tukemeranyazaho ikintu, burya kujya inama cyangwa nimba undi yakoze ikosa mukaganira mugasaba imbabazi nicyo kintu gihandoringa solution. Muri make urashaka kubwira abantu yuko communication ari cyo kintu cy'ingenzi. Communication is the key. Oh wow, that's nice. Yes. Ikindi kintu nashaka kukubaza ariko tuzaganirizaho abakunzi bacu twabisesenguye neza ni imyitwarire y'urubyiruko ahangaha muri Amerika. Imyitwarire y'urubyiruko uyibona ute? Urubyiruko, ariko iyo mvuze urubyiruko ndavuga urubyiruko rwacu rukomoka muri Afurika, cyane cyane iwacu mu Rwanda. Imyitwarire yabo uyibona ute? Ubona ikwiriye cyangwa ubona hari aho batandukira? Muri make turatandukira cyane. Wow. Iyo waje cyane cyane hari abagera hano ari bakuru bagatandukira, hari n'ababa bakuriye hano bagatandukira, ariko abakuriye hano bo navuga ko baba bakuze bazi umuco wa hano muri Amerika. Ariko se nk'umuntu uje hano muri Amerika ari mukuru, ari mu myaka 18 19, baratandukira benshi. Ni ukuvuga ngo gutandukira kwabo kuratandukanye. Ni ukuvuga ngo uwaje ari mukuru azi ubwenge, afite experience y'umuco wahavuye, akaza akabona n'uwaha akisanga yatandukiriye, uwo nguwo ni ubushake, aba yabihisemo kubikora gutyo, cyangwa ntabwo ndi gusobanukirwa icyo ushaka kuvuga hagati y'uwatandukiriye aje ari mukuru n'uwatandukiriye yaraje ari mutoya. Uba watandukiriye aje ari mukuru niwe uba atandukiriye cyane muri make, kubera ubuzi icyo uri cyo, ubuzi ko uri umunyarwanda, ubuzi umuco wawe, urumva uvuye mu muco. Ase waza hano muri Amerika uzi ko uvuye mu muco ugahita uwuta gute? Muri make nibyo babigira. Nibyo babigira. Peer pressure ya niyo boss. Yes, iraza ikabagira iki, ikabatwara bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu mayoga, niho baviramo n'ingo bananirwa. N'ingo bananirwa gushaka, ugasanga bagiye mu bibazo muri polisi, ugasanga ni ibibazo kwa. Ariko muri iki gihe numvishe ngo gushaka nta kintu bivuze. Ubona bivuze iki gushaka? Mu muco wa Kinyarwanda gushaka ni ikintu cyacu kiturimo. Ibyo ngibyo byo kudashaka ni iby'Abanyamerika cyangwa n'ibindi bihugu, ariko twebwe burya twemera ko iyo umukobwa akuze aba agomba gushaka mu muco wa Kinyarwanda. Oh wow. Abakunzi bacu ubwo bazatubwira muri comment niba koko gushaka ari ngombwa cyangwa se atari na ngombwa, ko numvisha abantu babivugaho mu bintu bitandukanye. Ariko nyine ubwo ibyo ni ibitekerezo bya Sumuta, ndakeka bitakuraho yuko umuntu nawe yagira ibitekerezo byo, buri wese afite uburenganzira bwo gutekereza ikintu uko agishaka. Sumuta rero twagutindana pe, ugakomeza ukatuganiriza, wemerera abakunzi bacu kuzagaruka ikindi gihe. Ariko tutari twasoza, ni uwuhe muntu mu buzima bwawe ushimira? Tujye dushimira abantu bakiriho. Mu bantu bose hari abakugiriye neza, hari wenda n'abakugiriye nabi, ariko wa muntu wagukoze ku mutima washimira hano kuri kamera zacu, uwo muntu ninde? Njyewe nshimira abantu bageze kuri ngenda avuga umwe muri abo bose baba bafite impuza zitandukanye, revo zabo ziratandukanye. Ndakeka ngenda kubwira abantu batatu. Ndashimira umugabo wanjye first, ndamushimira 100%. Nkashimira na mukuru wanjye wambaye hafi, nkashimira na mabukwe nubwo ari kure yanjye ariko yambaye hafi kuri phone. Wow, okay. Abo bantu rero nizere ko barimo kwiyumva, ni ukuri bazaguhamagare bagushimire ko babashimiye, kubera ko burya tujye dushimira abantu bakiriho. Umuntu naba akiriho akaba yarakugiriye neza, ujye umushimira akiriho.
uyu munsi rero Asumuta twamuganiriza bukira bugacya, ariko reka duhinire aha. Ubutaha ntugukenera uzagaruka. Yes, ndi ready. Okay. I'm ready. Reka turekere aha abakunzi bacu. Platini subagirwe subscribe kandi inamba yanjye wayibona. Platini rwose hano hari umufana wawe, ariko ibyo avuze ngo inamba ye wayibona ntabwo ari ngombwa, kuko uyu muntu ntabwo ari kuri market, kandi nawe ndabizi ko utari kuri market. Ariko nyine kuba uri umufana we ni byiza, nanjye indirimbo ze ndazikunda. Iriya yo yaririmbye ejo bundi ku mutima, mana yankoze ku mutima. Ni ukuri turagushyigikiye kandi komeza. Turabashimiye rero. Naho ubutaha twagarutse na Asumuta cyangwa se n'undi mutumirwa. Mu subscribing, mukore share, munaliking ibiganiro byacu niba mwabikunze. Ikindi mutwandikire muri comment wumva yifuza afite igitekerezo ashaka kuduha cyangwa ashaka kuganiriza bumva ururimi rw'ikinyarwanda baba bakurikiye iyi channel yacu ya Sinek, nawe yatwandikira agashyira nimero hasi muri comment. Aho waba uri hose muri Amerika, I promise ko nakugeraho. Turabashimiye rero, naho ubutaha. Ciao ciao. Bye.